Muraho neza mwese bakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda, reka nizere ko mukomeye kandi mu gikoma. Reka rero rwose mbashimire mwebwe mudahwema kudutera iteka ndetse n'abateganya kudutera iteka bikiri mu mitima yabo, rwose ndabibashimiye. Iminsi myinshi basangira sano dusangiye gakondo, iminsi myinshi inshuti z'akadasohoka, rwose nizera ko mumeze neza aho muri, mwaba muri Rwanda hano ntetse, abari hirya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'abari bwota amasimbi, reka rwose nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nabateguriye nanone ikiganiro kijyanye n'imigani y'imigenurano, imigani migufi, imigani dukoresha henshi, imigani twiyambaza mu biganiro, imigani twiyambaza mu nyandiko ndetse no mu gushyenga umuntu atabyibagiwe. Umuntu akamenya aho imigani iyi n'iyi umuntu yayikoresha, kuko iyo umaze kumenya igisobanuro cyayo uhita umenya ako kanya aho umugani mugufi wawukoresha, igihe ndetse n'uburyo wawukoreshamo. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro nanone kigiye kugaruka ku migani 10 n'ibisobanuro byayo. Ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: amanga abandi ntabura. Amanga abandi ntabura. Kwanga abandi, ibyo byamanga abandi. Kwanga abandi ntibijya bibura aho umuntu ari. Ni ukuvuga ngo buri gihe uzajya ubona umuntu afite impamvu nyinshi, afite uburyo bwinshi avuga abandi, ariko we kwivuga bikamugora. Uzabona n'igihe umuntu atunga urutoki abandi ariko 3 zimureba. Buri gihe tuba dufite impamvu nyinshi zituma tugira dutya tukavuga abandi ariko twebwe ntitwivuge. Nta zindi mpamvu zihari, ni kamere muntu yaremwemo kwikunda, ariko iyo kamere ikanga abandi. Niyo nta kindi rwose, niyo mpamvu ibitera. Kwanga abandi ntibijya bibura muri kamere muntu. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo amanga abandi ntabura. Kwanga abandi ntibijya bibura. Twagiye. Umugani wa kabiri uragira uti: amanywa nzoga siyo manywa y'abagabo. Ngo amanywa nzoga siyo manywa y'abagabo. Burya iyo umuntu anyoye inzoga, hari igihe henshi ukunda kumva bavuga ngo inzoga ituma umuntu atinyuka, inzoga ituma uvuga akari ku mutima, ibyo wari uhishe mu ndiba y'umutima ukabisohora. Ariko rero umunyembaraga, umugabo w'ijambo, ntiyakagombye kuvuga ijambo ari uko anyoye inzoga. Oya, ahubwo wishakamo imbaraga zituma uvuga ibyo utekereza, uvuga ibyo ufite mu mutima ndetse n'ibyo ubona. Ahangaha rero ingufu zivuye mu kunywa inzoga zikagutera kuvuga, ntabwo rwose ari zo ngufu z'abagabo, ntabwo ari zo ngufu z'umuntu ufite ijambo cyangwa ugira ijambo. Oya, ni byiza ko twagombye kuba abagabo tutayivanye mu kunywa inzoga. Rero amanywa nzoga siyo manywa y'abagabo. Kunywa inzoga cyangwa se ingufu umuntu avanye mu nzoga ntabwo ari zo. Hariya ujya kumva umusore agira ati: reka ndebe ko nafata rimwe mbone uburyo naza kuvugisha wenda iyi nkumi, cyangwa se mbone kuvuga iki n'iki. Oya, ubwo ngubwo ntabwo aba ari ubugabo, ahubwo nanone ntabwo navuga ngo ni ububwa. Oya, ahubwo ni ukutigirira icyizere ngo uhagarare ku ijambo cyangwa se urivuge. Ni byiza ko wagombye kugira ijambo, nta zindi ngufu, nta zindi mbaraga zibyihishe inyuma.
umugani wa gatatu uragira uti amapfa arashira ariko igihemu ntigishira. Amapfa arashira ariko igihemu ntigishira. Bishatse kuvuga iki? Inzara irashira. Iyo umuntu afite inzara akagaburirwa cyangwa se hakagira umugoboka akamuha icyo kurya, igihe inzara irashira. Ariko igihe wahemukiwe n'igihe waba wanahemutse, aho uri hose iyo ubonye wa muntu wahemukiye cyangwa se waguhemukiye, ni ibintu bihita biza, ntabwo bijya byibagirana. Inzara ishobora kwijya gutya igashira, ariko aho wahemutse cyangwa uko wahemukiwe ntibijya bishira, ntibijya byibagirana. Icyo bishatse kuvuga ko amapfa arashira ariko igihemu ntigishira. Umugani wa kane uragira uti amaronko menshi aheza umuntu. Ngo amaronko menshi aheza umuntu. Iyo umuntu akunze byinshi, iyo umuntu akunze ibintu, hari igihe bimuganisha habi, hari igihe bimuganisha mu manga. Rwose namwe murabizi iyi mvugo yamamaye mu Banyarwanda igira iti ibyinshi byotsa amatama. Iyo umuntu agerageje gukurikirana byinshi agakurikirana n'akari murori, burya birangira nabi. Amaronko menshi rero aheza umuntu. Kuvuga ngo gukunda byinshi bishobora kukugeza ahabi. Ibyinshi byotsa amatama. Umugani wa gatanu uragira uti amasangirabere siyo masangiramugisha. Ngo amasangirabere siyo masangiramugisha. Ibi bishatse kuvuga iki? Burya uwo ari we wese kuri iyi si agira igeno rye. Buri muntu afite igeno rye, icyo Imana yakuvuzeho, uko yakuremye, icyo uzaba n'uko uzamera, burya bitandukanye n'ibya mugenzi wawe, kabone niyo mwamusangiye ibere, musangiye isano. Ibyo buri muntu agira igeno rye. Ntimujya mwumva se ko ibyara mweru na muhima ugasanga muravukana ariko ntimusa? Rero ku bijyanye n'umugisha, rwose ibintu bijya ku muntu runaka bitewe n'igeno rye. Amasangirabere siyo masangiramugisha. Mushobora kuba muvukana ariko ugasanga ugize umugisha, undi ugasanga ararushye. Rwose ni ibintu bigaragara muri sosiyete yacu. Umugani wa gatandatu uragira uti amasangirankanda siyo masangiramutima. Ngo amasangirankanda siyo masangiramutima. Ni ukuvuga ngo uko mwaba musangiye umubyeyi cyangwa se mugasangira umuryango, mugasangira isano, ntibivuze ko muhuza imico n'imyitwarire. Oya, rwose umuntu arivukira, ngo kandi ka muntu ni umutima we. Ngo iyaduhanze rwose imitima uko yayibaje ntingana, ntiyayibaje mu buryo bumwe. Twasangira isano, buryo uko twitwara biterwa n'uko twarezwe, n'aho tuba, n'aho twanyuze, n'abo twahuye nabo, ku buryo usanga bidashingiye kuri ya sano dusangiye, ahubwo ugasanga birisanisha n'aho wanyuze, n'abo uziranye nabo, n'abo wirwana nabo, ndetse n'aho wagenze. Rero amasangirankanda siyo masangiramutima. Icyo bishatse kuvuga ko isano ntibuza abantu kugira imico itandukanye. Birumvikana rwose. Umugani wa karindwi uragira uti amashyi make
yimisha umwana impengeri. Ngo amashyi make yimisha umwana impengeri. Ibi bishatse kuvuga iki? Amashyi make bishatse kuvuga iki? Iyo umwana adashima, iyo umwana ahawe ikintu ntashime, aba afite amashyi make. Nk'uko akenshi umuntu yagiraga atya agakoma amashyi yishimiye ikintu. Rero niyo uhawe wagombye kwishimira ikintu cyangwa se ugashimira umuntu uguhaye icyo kintu. Ariko rero iyo umuntu asanzwe afite umuco wo kudashima, bimwimisha byinshi. Nicyo bishatse kuvuga ngo amashyi make yimisha umwana impengeri. Rwose iyo umwana yitwara nabi, adashima, igihe icyo ari cyo cyose arimwa cyangwa se ntabona icyo yagombye kuba yakabonye. Burya iyo umwana yitwara neza, iyo umwana ashima, rwose ibyo asabye arabihabwa, ndetse n'uwasabye ntiyagira umutima wo kumwima, kuko waba ari umwana witwara neza, ari umwana ufite imico myiza, ari umwana ushima atarinda ashima. Rero ngo amashyi make yimisha umwana impengeri. Bishatse kuvuga ngo imyitwarire mibi y'umwana imwimisha ibyo yakagombye kuba yakabonye. Umugani wa 8 uragira uti amashyo arutwa n'impengeri ku mashyi. Ngo amashyo arutwa n'impengeri ku mashyi. Burya hari ibintu byinshi dukenera mu buzima busanzwe. Hari ibishimishije n'ibiri ngombwa. Ufashe amashyo n'impengeri, burya amashyo arutwa n'impengeri ku mashyi. Ni byiza guhitamo ikintu cy'akamaro, ikintu cy'ingirakamaro kurusha igishimishije. Rwose ayo mashyo arutwa ako kanya n'impengeri ufite ku mashyi. Nibyo rwose ni ibintu byumvikana. Impengeri ku mashyi ufite wahita uzirya, ariko amashyo ashobora no kukugeraho cyangwa se inyungu zayo zikakugeraho igihe runaka cy'imyaka n'imyaniko. Umugani wa 9 uragira uti amasinde ni murumuna w'igisambu. Ngo amasinde ni murumuna w'igisambu. Amasinde n'igisambu bijya gusa, kuko amasinde adahinze ameze nk'igisambu. Kuko burya bajya bavuga ngo gutangira icyo utarangiza ni ukugokera ubusa. Kuko niho wagitangiye ntukirangize, nta washima, nta n'uwabishima. Azashima uruharo wagize, azashima ikivi wushe, azashima umurimo usoje. Naho niba ufite igisambu ukakirimagura gusa, akaba ari amasinde, ntugire gutya ngo ayo masinde uyahinge. Iki gihe ni ukugokera ubusa. Rero yaba ari amasinde, yaba ari igisambu, byose birasa, kuko bitageza ku murimo unoze. Amasinde ni murumuna w'igisambu. Kutarangiza akazi watangiye rwose ni ugukora ubusa. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa nyuma rero wa 10 uragira uti amaso areba mu kundi avuga ko yahinze. Amaso areba mu kundi avuga ko yahinze byinshi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko amaso areba mu kundi buri gihe areba ibyiza. Areba ibyiza gusa, ntarebe iwe. Buri gihe uzasanga benshi barwanira intsinzi ya bagenzi babo.
kandi batazi n'uburyo ki yayigezeho. Niyo waba wanarumbije avuga ngo turiya muntu yahinze byinshi, ni ya maso aba ashaka kwifuza, ni ya maso yifuza gusa, kandi akenshi ugasanga ntiyifuriza umuntu icyiza, ahubwo ni rya jisho rinenga, ni rya jisho rireba rikanenga. Rero ngo amaso areba mu kundi avuga ko yahinze byinshi. Ahangaha rwose uyu mugani urumvikana ko ureba mu by'undi usanga agerageza kunenga adashima, akabitazira iyindi nyito. Aho kugira ngo uyu muntu yagenje gutya na gutya, yakoze gutya na gutya, ahubwo usanga abiremamo byinshi. Ni nka muntu ureba inka nziza yabora icyo ayinenga ati dore igicebe cyayo, kandi igicebe ryaba rinini nibyo byiza nyine kugira ngo itange umukamo, ariko ugasanga umuntu ahisa bigira bibi. Rero amaso yacu mu kureba iw'abandi usanga anenga aho kugira ngo ashime. Rero uzasanga akenshi umuntu yifuza intsinzi ya bagenzi be atazi uko umuntu yayigezeho. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu cyari kibanze ku migani 10 y'imigenurano isobanuye ku buryo umuntu yamenya aho umugani yawukoresha n'igihe yawukoresha. Rero tubifurije kugira ishya n'ihirwe, tubifurije kugira amahoro n'amahore aho muri hose, ndetse nifuza ko iyi migani mwazajya muyikoresha kugira ngo bibaryohe. Ibiganiro mufite, inyandiko mufite, umuntu abitazira ibiganiro by'abahanga, abitazira ibiganiro by'abantu bazi gushyenga, abitazire ibiganiro by'abantu bazi kuganira b'imfura. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda nka Duhugurane-Ikinyarwanda. Tuba twizera ko kandi tunifuza ko ibyiza byose byakabaye mu ruhande rwanyu. Imana ibarinde kandi ikomeze kubatera iteka. Naho ubutaha mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.